Yago ubundi muramushaka iki mwamuretse? Yago imbuga nkoranyambaga nizo zakuruye urwango no kumwangisha abantu bamukunze nk'umunyamakuru azana umuziki, it's okay, n'uburenganzira bwe. Byari bigoye ko umuntu ugukunda nk'umunyamakuru ujya kumuseseka nk'umuziki mu gihe wari gufata platform yindi agafata muziki akawutandukanya n'ibiganiro. Ugukunda umuziki akukunda umuziki, ugukunda ibiganiro akukunda ibiganiro. Yago ni umuhanzi mwiza, ariko ntabwo ari ukwiye kubiprovinga kubera indirimbo nyinshi. Abanyarwanda bari bamaze kwakira muri Suwejo nk'umuhanzi mwiza, wari gutanga umwanya, wari gutanga space yo kugira ngo abantu bagukumbure, bamukumbure nyine bavuge ngo Yago wakoze Suwejo kuki ataduha indi ndirimbo. So Yago nka brand ntabwo yakagombye kuba ari brutal cyangwa se guhubuka kujya kubwira umuntu ku mbuga nkoranyambaga azi neza ko hari abantu benshi bari ku ruhande rwo kumurwanya. Yakagombye kumenya ngo ndi umustar, hari uburyo ndi bwitware. Yego. Ikindi cyabayemo ntabwo nzi imibanire n'abandi, aragenda nyine ashwana n'abantu bose. Ya Melody. Wabonye The Ben ayikorera aga challenge? Narabibonye. Bira bifata ute? Kuri njyewe ni fair play. Bivuze ngo Ben we ku ruhande rwe ni n'umufana wa Melody. Man, abahanzi mugabanye inzangano mufite mu mitima yanyu. Ntabwo nzi impamvu. Hari inkuru nzi y'umuhanzi yabonye undi muhanzi mugenzi we kuri afishe, aravuga ngo ngiye ntabwo najya ngo kuri afishe hamwe n'uyu muhanzi. Ubundi abahanzi nyine mwaguke mu hari gihe mba nanabakubita, mba nafata n'inkoni nkabakubita. Ikindi kintu abantu bagomba kwikuramo, mufane ariko mugabanye ubujiji. Bivuze ngo rero mureke abahanzi bakora indirimbo ahubwo muzakire. Urumva ko ukunda The Ben cyangwa se ukunda Meddy ugashyiramo santima nyinshi ku rwego rwo kujya gutuka Bruce Melody. Melody uri inshuti yanjye ariko hari ahantu hadekoreye mwana. Umunyamakuru agutunga micro bro, wanga kuvuga. Okay, reka dufate ko nta Gifaransa uzi. Wari kumusubiza mu Cyongereza bati ngiye nta Gifaransa nzi. Urambaza iki? Papa nagucishije mu ijisho. The Ben ni umuhanzi mwiza, ariko nawe azatuma ba bantu bamwita ubunebwe babihamya. Ashyiramo ubutesi bwinshi bro, gabanya ubutesi nyine. Reka njye nibarize Ben, ubundi Pamela yaguhaye ibiki? Warangiza ukajya kwambara amawigi mwana. Blessings nizere kumeze fresh cyane aho uri hatandukanye, yaba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Ndagushimira cyane by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri Leya Entertainment. Nekereza ko ni umusanzu ukomeye wa danje, ni no kubana neza nk'abantu bakeneye gushyigikirana. Nkwibutsa ko mu gihe ukeneye kuba wakina filme cyangwa se wajya muri monde ya cinema, yaba kwizandika, kuzikina, kuziyobora, kwandika script, buri kintu cyose kijyanye na cinema, waza mu Gicumbi Cinema Center. Turagufasha kugira ngo ube waba umukinnyi mwiza wa cinema cyangwa se wa filme, ubundi ukagura impano yawe. Komi no hate, nitwa Leandre niyo mugabo, tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye hano kuri Leya Entertainment. Ariko nanone nkuko nigeze mbivuga mu biganiro byanjye byatambutse, nifuza ko uyu munsi hari abantu nzana mukabamenya cyangwa se mukababona, ariko none mwabonamo potential mukabashyikira kugira ngo umunsi ku munsi tuzajye tubana mu biganiro bitandukanye, ariko tunareba n'impano yabo mu bijyanye n'itangaza makuru. Uyu munsi rero ku ikubitiro ngiye gutangirana n'umwe, ariko mfitemo n'abandi bantu tuzajya dukorana kugira ngo twagure Leya Entertainment ntizabe gusa iyanjye ahubwo izabe y'abanyarwanda twese. Reka nakire umuntu witwa Arafat kuri kamera za Leya Entertainment. Meze biteze? Yego, urakoze cyane Leandre. Njyewe amazina yanjye ni Itangishaka Arafat nk'ibisanzwe. Yego. Abakunda gukoresha ubundi akazina ka One and Only, umwe cyane. One and Only, umwe cyane. Umwe cyane. Ariko ayo mazina hari uyise ngo Kinege, Nyawe. Okay. Umeze neza? Meze neza cyane, ndashima Imana. Mbere yuko dutangira ikiganiro kora ko tugiye gukora ikijyanye na analyse, reka mpere kuri personality yawe. Arafat ni muntu cy'ubundi? Arafat mu buzima busanzwe ni umuntu umuntu uri sociable, umuntu ukunda abantu, agakunda n'Imana by the way, dore ko Imana aricyo kintu cya mbere ubundi umuntu yagasize imbere. Yego ngo ni Arafat rero burya wa nyawe umwe cyane. Abakobwa bari hano batange kandidatire cyangwa bayireke? Kandidatire kandi oya. Aka kanya gusa mushaka mwana kwa applyinga.
mwako applyinga biremewe yego. Okay. Yego tugiye gukora ikiganiro kijyanye na analyse ya entertainment muri rusange, yaba ku muziki yaba cinema, buri kintu cyose turaza kuza kugikoraho, ariko Arafat niwe ugiye kutuyobora ikiganiro nubwo natangiye nkora introduction, ariko Arafat uyu munsi niwe uraza kutuyobora ikiganiro, ubundi ngiye ndeka mwe ngo ndumutumirwa. Yego ubu niwe moderator. Okay. Yego nkuko mwabyumvishe ni Arafat one and only umwe cyane. Uyu munsi rero Leandre reka manze nshimira abanyarwanda aho baherereye hose. Yego. Kubera ko turi mu Rwanda rufite amahoro, rufite umutekano, rufite umuyobozi mwiza kameme cyane. His Excellency Paul Kagame nawe tumushimira, Imana igikomeza imuhe imbaraga anatuyobore. Yego rero Leandre naje kureba kunuza yawe nsanga ngo uri umwacteur. Nayizi ko tugiye guhera hano none. Oya, no se tujye kureba. Ureba neza. Urasanga hariho umu MC. Yego. Usanga hariho n'umwacteur. Ahubwo hari abanyarwanda batari bazi ko ibyo bintu bikora. En fait, reba neza. Biriho. Hari n'uwigeze kumbaza ngo ese nguri MC. En fait, njyewe ikintu cyose kijyanye no kuvuga cyangwa se kijyanye na media nkibamo, ariko none harimo amadepartement menshi, harimo filime, hakabamo kuba nagaragara kuri kamera nk'umunyamakuru, harimo ibintu byinshi, hari n'igihe njya gukora ibiganiro ku zindi channel. Ibyo byose rero ngenda bikora kubera ko nemera ko umuntu uvuga ashobora gukoresha impano nyinshi. Ubwo ibyo bintu byo gukoresha impano nyinshi ko harabo nabonye bitahiriye. Ubundi amahirwe y'umunwa siyo y'izuru. Amahirwe y'umunwa siyo y'izuru. Amahirwe y'umunwa siyo y'izuru, kuko urumva nshaka kubikora bikampira, undi akabikora ntibimuhire, undi akabikora bikamuhira, nyine biterwa n'ukuntu atwaye ibyo bintu. Ngiye nemera ko rero none se ubwo ushatse kuvuga ko Yago ko abanyarwanda bamubonye akora ibiganiro bakabona Yago wo mu muziki, ariko nyuma ahavire mu biganiro yagiye mu muziki tukabona Yago akaba ari umuntu utandukanye n'uwo mu muziki n'uwo mu biganiro, byagenze bite? Ubundi ubusanzwe sinkunda kuvuga kuri Yago cyane. Ubu ufite ubwoba? Oya, si ubwoba, ntabwo mutinya ko si Imana. Yego. Ariko nanga kureya, reka mbyite drama, kuko ni umuvandimwe wanjye arabizi, ariko kuba ari umuvandimwe ntabwo bibujije ko nshobora kuba navuga uko mbyumva cyangwa se kuba nakritika cyangwa se namushima. Gusa abanyarwanda ntabwo nzi impamvu Yago ubundi muramushakaho iki mwamuretse. Oya, ikibazo ntabwo mutwumve neza rwose, abanyarwanda ntitwanga Yago. Yego, ngiye icyo nshatse kuvuga, Yago ni umuririmbyi kandi n'umunyamakuru. Yego. Nkuko nawe ushobora kuba uri umukanishi. Ese ubwo ni umuririmbyi akaba n'umunyamakuru cyangwa ni umunyamakuru w'umuririmbyi? Ntabwo nzi ukuntu yiyita nkuko Philip yiyita ko ari umudj atari umuhanzi. Yego. Yago ntekereza ko n'umunyamakuru, ko abenshi bamenye nk'umunyamakuru, akaba n'umuhanzi. Gusa abanyarwanda ntabwo nzi impamvu bagira hate, kumva ko niba udakunze umuntu uri umwangisha undi. Yago imbuga nkoranyambaga nizo zakuruye urwango no kumwangisha abantu, ndetse n'abantu yagiye afasha uyu munsi bamwe muri bo nibo bamugiriye ishyamba. Ese reka turebe abantu bose yagiye afasha bose bamugiriye ishyamba. Ntabwo ari bose, bamwe na bamwe. Bamwe na bamwe bamugiriye ishyamba. Ariko abantu ntidukunze kubona Yago ari umuntu usabana n'abandi nk'uko biba bisanzwe ku bandi bantu baba muri showbiz. Icyo nemera ni uko umuntu afite uburenganzira bwo kubana n'undi cyangwa se ntibabane, kubera ko si itegeko ko turi inshuti. Yewe, si byose nako kuri njye nzajya nza hano mvugisha ukuri, ntabwo ari itegeko ko mba inshuti yawe, ariko ni itegeko ko tubana uko bigenda kose. Ni itegeko ko mubana kandi mukanabana neza, ariko si itegeko ko tuba inshuti. Oya, kuba inshuti n'umuntu dore rero Yago uyu munsi abantu bakreatinze urwango. Yego. Ruhereye ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagenda bangisha abanyarwanda ko Yago aririmba nabi, kandi Yago ntaririmba nabi ku bantu bazi umuziki, bazi kumva muziki, melody n'ibiki byose. Yago ntabwo aririmba nabi, ahubwo ni udutsiko twaje two kumva ko hari abantu batavugwaho. Ibyo ntabwo ndi ujye kubijyamo cyane, kubera ko niwe uzi realite,
ariko nanone Yago yabuze inshuti nyinshi. Yego yabuze inshuti nyinshi, ariko Brian yaravuze uti, hari ahantu yavuze uti rwose uru ruganda mubona mwigiramo gutyo, uru ruganda surwa baso. Bagombe babimenye. Ngiyewe ejo nabwiye umuntu ngo wowe urinde kugira ngo umbwire ngo ntago naza ngo nkuvugeho. Kamemu abakubwira uti wundi wo ntabwo ushobora kumvugaho. Reka. Yego. Ni nacyo kintu abantu bajya bibeshya. Gukritika umuntu ntabwo bivuze kumwanga. Oya, ntabwo bivuze kumwanga. Ubu nonaha nakubwira nk'impamvu 3 zatumye abantu bikura kuri Yago. Ahubwo izo mpamvu 3 nizo z'ingenzi. Uyu munsi umuntu arabyuka agakora business. Yego. Nta mafaranga yagusabye kugira ngo ajye gukora iyo business. Nta kintu na kimwe yigeze gusaba cya support kugira ngo ajye gukora iyo business. Ariko kumva ko waza kwica business y'umuntu. Icyambere amakosa 3 Yago yakoze muri showbiz. Abantu bamukunze nk'umunyamakuru. Azana umuziki, it's okay, n'uburenganzira bwe yakora ko ni talent. Yego. Ariko byari bigoye ko umuntu ugukunda nk'umunyamakuru ujya kumuseseka nk'umuziki agufate nk'umuhanzi mu gihe wari gufata platform yindi. Kuko n'ubundi wari ufite platform ari gukora, yari gucreatinga, ikaba boosted n'indi platform. Yari gutandukanya ibiganiro. Yari gutandukanya ibiganiro n'indirimbo nk'uko n'ubundi yaje kubikora nyuma. Ahubwo nyuma nabonye byaraje gucamo nk'uko yabikoze nyuma, agafata muziki akawutandukanya n'ibiganiro. Ugukunda umuziki akukunda umuziki, ugukunda ibiganiro akukunda ibiganiro. Nono irindi kosa mbona ko ngiye yakoze byari naryo wenda rishobora kuba ryarateye ibintu byinshi by'Abanyarwanda kuba bamuvaho ku mubare munini cyane ushoboka, ni ukuba wari brandinze nk'umunyamakuru. Noneho nyuma y'iminsi mike ukaba muri cya kintu cyatumye abantu bakumenya, ukajya mu kindi, none na cya kindi wari urimo ukakivamo. Uruka ko yagiye. Ikindi cya kabiri, Yago ni umuhanzi mwiza, ariko ntabwo ari ukwiye kubiprovinga kubera indirimbo nyinshi. Oya, none hari ukuntu uzana produit nyinshi zikaba nyinshi kuri njyewe numva ko Abanyarwanda bari bamaze kwakira muri Suwejo nk'umuhanzi mwiza ukonvenka. Indirimbo yarakunzwe cyane, n'izindi ndirimbo wakoze ni nziza, ariko wari gutanga umwanya, wari gutanga space yo kugira ngo abantu bamukumbure nyine bavuge ngo Yago wakoze Suwejo kuki ataduha indi ndirimbo. Yego. Iryo ni irya kabiri. Irya gatatu, yabaye umuntu uri expose nk'umuntu mubi kubera imbuga nkoranyambaga ndetse no kutamenya kumanaging izo mbuga, ndetse hamwe na hamwe reputation yo yangirika kubera ibyo yavugiye ku mbuga nkoranyambaga. Ese ubundi rero ubona kuba abantu bakubwira nabi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa akagira umuntu kwataka ku mbuga nkoranyambaga, ubona kumusubiza ari cyo kimenyetso cyiza cyuko icyo kintu ashobora kukireka? Erega nshaka gusubiza, ariko nkagusubiza mu buryo buri polima, buri gentil. Yego. Ntabwo ngiye ku ama voice note yasohotse urayazi. Ama voice note menshi. Hari n'indi ejo bundi yasohotse ari kubwira Pundit. So Yago nka brand ntabwo yakagombye kuba ari brutal cyangwa se guhubuka kujya kubwira umuntu ku mbuga nkoranyambaga azi neza ko hari abantu benshi bari ku ruhande rwo kumurwanya. Yakagombye kumenya ngo ndi umustar, hari uburyo ndi bwitware. Yego. Uyu munsi rero nicyo kintu cyamurangije. Reka niba ngo cyamurangije nicyo kintu kiri gutuma uyu munsi abantu bamwiha umuntu wese akavuga inkuru ashaka kuri Yago. Yego. Abandi noneho ikindi cyabayemo ntabwo nzi imibanire n'abandi, aragenda nyine ashwana n'abantu bose bo muri showbiz. Kandi burya ngo kugira ngo imirimo yawe igende neza ugomba gukorana n'abantu. Yego. Musangiye kuri ibyo bintu. Yego. Indi rero yakoze yumvise ko abo yafashije nabo bazamufasha, kandi ntugafashe umuntu utegereje ko ntuzagire expectation n'ibyo ngibyo. Ntago ni n'ubwa mbere, ntago numvaga nyine nshaka kuvuga kuri Yago cyane kuko abantu benshi bahoraga bambaza
yaga ko biba biri kubera ko abantu benshi bazi ko twakoranye yaba kuri TV10 ndetse no kuri channel yiwe ntabwo nzi impamvu baba expectinga ko ngomba kumuvugaho. Uyu ugomba kumuvugaho kugira ngo nibura abantu bamenye ngo yago ni iki yewe. Ese wabonye iriya ndirimbo Sowe harya ni Sowe ya Melody. Ya Melody. Wabonye The Ben ayikorera aga challenge? Narabibonye. Bire bifata ute? Kuri njyewe ni fair play. Fair play. Ndatanga impamvu. Yego. Impamvu mbyise fair play, Ben ni umuntu ufite golden heart, reka bivuge gutyo. Abenshi bamubona gutyo, ntakunze gusubiza abantu ku mbuga nkoranyambaga ntaki, ariko niba ubyibuka neza si ubwa mbere akoze challenge ya Bruce Melody. Yego, kuko ari no muri Amerika yigeze kwifata bizari mu modoka ari kuririmba Katerina. Ni Katerina ntabwo ni ukindirimbo yariyo, ari kuririmba. Bivuze ngo Ben we ku ruhande rwe ni n'umufana wa Melody. Ubuse ubona kuba abahanzi bakorana hagati yabo cyangwa bagira ubufatanye, ubona hari icyo bishobora kugeza ku muziki nyarwanda? None se ubundi abafatanyije ni he batageze? Bagera kure. None se uyu munsi urambwira ngo ni Nyakamwe nkaba ntagufite, utekereza ko nagera kure? Sinzi ko njye mba mbitekereza, ariko wamuganira abantu bagakwiye gukorana bakumvikana. Biriya ni ukwerekana ko abahanzi mugabanye inzangano mufite mu mitima yanyu. Ntabwo nzi impamvu. Ibaze hari inkuru nzi y'umuhanzi yabonye undi muhanzi mugenzi we kuri afishe, aravuga ngo njye ntabwo najya ngo kuri afishe hamwe n'uyu muhanzi. Ese ubwo ibyo ushobora kubifata nk'ubwiyemeza? Njyewe nshaka kuba mfitanye nawe ikibazo, ariko ntabwo ari ngombwa ngo tubishyire public. Usibye no kuba public, ntabwo ikibazo cyawe gishobora gutuma tudakora business. Mugabanye ubucucu mufite mu mitwe yanyu. Niba ari business ni business, niba ni isanzwe. Yego. Ntabwo mbwira ukuntu umuntu n'urugero niba bamuhaye miliyoni 5 ngo ajye guperforminga, ngo ntabwo ndajya kuri afishe n'uyu muhanzi. Come on. Ubwo ntabwo nzi impamvu, ntabwo nzi ukuntu nyine business y'abahanzi nyarwanda ikorwa ku buryo nyine umuntu ashaka kugira urwango bikava muri normal life bikajya no muri business. Ubundi nyine mwaguke mu harije mba numva nanabakubita, mba nafata n'inkoni nkabakubita. Harije umuhanzi akora ubucucu bamureba nk'aho buri mu kiko. Ubuse byose bishobora kuba biri mu bintu bituma abahanzi benshi hano mu Rwanda bashobora kuba abantu batabagiriye icyizere ngo babashe kuba babaha ibitaramo. None se urumva ngenda umukire, ngiye gushora, ndavuze ni wenda nshaka Arafati n'undi muntu. Yego. Ariko Arafati aramwe ati ngiye buriya ntabwo najya kuri afishe imwe na Mujama. Nese ubu utagiye kumpombya. Ugiye guhombya wa undi nawe ubwawe wihombya. Hari ikintu abantu batajya bamenya rero. Bruce Melody ndetse na The Ben nta kibazo bafitanye. Ahubwo ikibazo kiri muri twebwe du creating dramas kugira nyine duhanganishe Bruce Melody na The Ben. Ariko nyamara Meddy atarajya muri gospel. Ntabwo so wamugani comedy na The Ben atarajya muri gospel ko ntigeraga numva nka bino bintu bya Bruce Melody na The Ben. Ubundi Ben na Melody n'abantu badakunze kuvuga mu itangazamakuru. Yego. Melody rero ni umu entertainer, bro, araza hano yakora interview urayireba pa kwirangije. Ntabwo buri kintu n'abantu babiri batandukanye, ni personality ebyiri zitandukanye, ariko abantu tukagenda tugakreate drama kubera ko nyine turashaka ko bakomeza kuvuga. Ariko Melody yaravuze ngo ni Emile narumubajije, sinzi ikintu namubajije kuri The Ben, aravuga ngo kandi nimwe mutuma muvugaho, ariko kandi nubwo nimuvugaho biraba ikibazo. Ariko nanone hari akandi kantu yavuze ari muri nanone ubanza ari Irene wari umubajije icyo kintu. Yaramubajije uti se ntabwo nibuka neza, ariko ikintu yamubaje ariko n'ubundi kijya guhura neza n'icyo ngicyo, aravuga uti ntiteranya. Ufite kumuvugaho si ikibazo, ariko kuvuga ngo ntari bwiteranye. Ikindi kintu abantu bagomba kwikuramo, mufane ariko mugabanye ubujiji. Abafana ariko bagabanye ubujiji. Abafana b'umuziki ni bafane ko bagabanye ubujiji. Kubera ko urumva ko ukunda The Ben cyangwa se ukunda Meddy ugashyiramo santima nyinshi ku rwego rwo kujya gutuka Bruce Melody. Ibyo nta nubwo bya cyangwa se uba ufana Melody ukawugishyamo ubujiji bwinshi ukajya gutuka Ben. Ubwo ni ubujiji.
kuko ubundi art gushapinga art y'umuntu ntabwo nshaka kuza ngo nsobanure art y'umuntu kubyanda kose. Niyo mpamvu sinteze kuba nka Emirene, sinteze kuba nka Philipita, sinteze kuba nka Kate Gustave, sinteze kuba nka Lucky, nzaba Leandre. Ugomba kuba wowe uwuriwe. Yego. So abantu rero ntabwo azaza gushapinga ngo Leandre ngo hano ngurumva ngo warengereye. Gute? So bivuze ngo rero umureka abahanzi bakora indirimbo ahubwo muzakire. Mugabanye ubucuruzi nyine gufana mu ese indirimbo zonyine ubona zihagije ku bahanzi kugira bagume bari trend. Niyo mpamvu nyine management zigomba kubaho. Nyine management ziba zigomba kubaho. Ubundi umuhanzi yakagombye gukoresha igishoboka cyose kugira ngo avugwe. Akomeza avugwe. Yego. Ariko nanone kuvugwa reba ngo urimo uravugwa hwiki. Hari n'abahanzi batazi gukora batazi gukora inkuru rwose. Ariko Bruce Melody we yarivugiye ati nimushake ngewe muzamvugeho icyo ari cyo cyose. Melody yaravuze ngo ngo bajyaga bamukubita ngo udutero ngo bajyaga bamurasa imyambi ngo akababara ngo ariko ngo nanjye uwo nahuranyije nanjye ndamuhana. Opete Melody ni umu entertainer, ngiye mufata nk'umu entertainer kandi nyine ni personality ngiye nikundira ku ruhande rumwe kuko ni inshuti yanjye. ariko ubundi rwose kuba dufite Bruce Melody mu muziki nyarwanda yego n'abandi turabafite ariko nibura nabo bagakwiye kujya bakreate umuziki wonyine ntabwo uhagije. Urahagije nibyo, ariko umuziki ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu akubona, ariko nanone creating nyine kugira umugume mu matwi kugira umuntu akagume mu matwi. Melody rero numwe azi kubikora, gusa nanone hari aho yadekonye. Melody uri inshuti yanjye ariko hari ahantu yadekonye mwana. Melody ari mu Bubiligi, ni mu Bubiligi ni hehe? Umunyamakuru agutunga micro bro wanga kuvuga. Okay, reka dufate ko nta Gifaransa uzi. Kadufate ko nta Gifaransa uzi. Wari kumusubiza mu Cyongereza bati ngiye nta Gifaransa nzi. Urambaza iki? Ariko bro bura no ubujije. Ariko none karakanu kakarabonye n'abantu benshi. None urumva image yatanze. Nibyo wenda dufate ko yagufatiranye ntago wagomba wenda gutanga interview. Uri kungati ntago ndi bukore interview, ntago byari teganyijwe wenda mu bantumiye, ntago byo birimo. Kandi ari kubyumva. Yari guterira umuntu nkawe nzi kuza ubwenge ugakora ikosa nka ririya bro. Papa nagucishije mu ijisho. Nukuri kumana. Melody namucishije mu ijisho hariya man. Kubera ko ni ari Melody mwemera nk'umuntu nyine umunyabwenge. Bera n'umunyabwenge cyane. Ni umunyabwenge wa cyane. Hari umunsi yigeze kuza kumfata tujya gukina biyari. Yeye twagiye turi kuganira ko ari akaboro namwigiyeho bikadanje. Nyine mufata nk'umunyabwenge, ariko hari nyine warantengushye man. Nabitekereje no basi inshuti yanjye byagenze bite? Itengushye umuntu. Ibaze nawe ari nk'umuntu ugukoze karaka. Shabara yaje. Yalla, ese ubundi wabonye ira ndirimbo ya Melody? Nigeze kubona inkuru ivuga uti iyi ya ndirimbo yakorezwe na miliyoni 50. Miliyoni 50 z'amanyarwanda. Kubera ko nanjye mba mu bintu bya management rero ntabwo nabyemeza, ariko sinanabihakana. Ariko nakubeshye. Gute? Ni ugukora inkuru n'ubundi. Nonde ni ugukora inkuru. Bakoze inkuru. Cyakoze barabagabo ndabemera cyane. Bakoze inkuru kuko okay, reka dufate ko wenda ari byo. Itike y'indege iva hano ijya Nigeria nangahe? Ubuse ni nkangahera. Ntabwo arenze 2,000. 2,000 by'amadolari. Dufate video directing n'ibiki byose. Video cyane ko batagiye ari na dufate ibikoresho. Dufate umukobwa yashyizemo n'abaki bose. Gusa iyo ibaye video y'abantu benshi buriya amafaranga ariyongera. Ko buriya ntabwo yari y'abantu benshi. Harimo abantu barenze 5 bangahe. So icyo nemera cyo yagiyeho amafaranga menshi ariko atangana nari yabavuze. Ntabwo ngenda na miliyoni 50. Projet ya miliyoni 50. Ya miliyari yasinye akatubeshya. Ariko ntabwo yavuze ngo yarababeshye, yavuze ngo nawe baramutengushye. Akuriye ibana Melody nakubye ndamukunda. Aparuka inshuti yanjye. No mu entertainer man. Undi ese ubundi abaye ari wenda habayeho nkuko The Ben aza gukorana indirimbo na Bruce Melody. Nuwe mu producer ubona ufite karite cyangwa uri kuri calibre yuko ashobora kubakorera iyo ndirimbo ikaba hit.
nk'uko abantu baba babyiteze? Na suggesting aba producer nk'abangayira nka batatu cyangwa nka babiri. Mbo harimo Prince Keys. Nimero yawe ya mbere ni iyihe? Yaba Prince Keys. Prince Keys buri wese nakubwira karite yiwe. Buri wese na karite kugira abantu babyumve neza. Prince Keys ni umuproducer ukora indirimbo zidasaza kandi zifite uburyo zikozemo ziri emotionnel. Yego. Element ni umuproducer mwiza wo gukora hit. Yego. Tukajya kuri nde wundi arya ni bande dufite zo. Sari wundi wa gatatu yaba ntuza yaba abandi ni Bandera. Okay, dushakire muri abo babiri. Uwo wafata nka nimero ya mbere kuri wowe n'uwo. Niwe ahako cyane ko inubundi impamvu wenda yaba Prince Keys ntabwo ari byo ndi kuvuga ngo Humphrey 100%. Ariko turibuka ko irandirimbo When She's Around. En fait, unujya kureba touch ya Keys iri melodique cyane ku muntu nyine ushaka kumva melody. Yego. Element rero ni umuhitmaker. Wowe nushaka hit urajya kwa Element. Ariko nushaka hit ukanashaka indirimbo iramba urajya kwa Keys. Yego. Numva rero ese ubundi ni ngombwa ko Bruce Melody na Ben bakora indirimbo? Hari igihe abantu baba babona ko ari wenda ari byo by'ingenzi cyane. Yewe muri business sha byaba ari fresh. cyane. Kandi ko tuzakavugaho nyuma. Yego. Ese wabonye The Ben muri cyagiye cya campaign ndatekereza. Arimo arasubiramo indirimbo ya Kitoko. Koko umuntu brand nini nk'iriye. Hitmaker dufite. Umuntu ukunzwe cyane mu gihugu nka The Ben yagakwiye koko kuba ari mu bantu nabo bakoze cover. Nako ubutse twavuga ko ari cover. Ntakubeshye. The Ben ni umuhanzi mwiza. Ariko nawe azatuma ba bantu bamwita umunebwe babihamya. Abantu bamwita umunebwe. Manager Muyoboke ko nzi ko uri hamwe nawe cyane. Kuki utamugira inama ngo byibura atleta kuri indirimbo ya campaign. Kandi sinshidikanya ko iyo ndirimbo yari kuzakundwa pe. Jewe hari igihe nyine Ben ni umu artist mwiza ariko nawe sometimes ashyiramo ubutesi bwinshi. Bro, gabanya ubutesi nyine nagabanya. Urumva niba uyu munsi twese duhugiye amatora. Ariko nanone mani Ben ufite ku accessinga studio mani nta kintu ari ubuzi. Yewe nta nubwo akeneye n'umuntu umwandikira baziyandikira. Warangiza nyine nagabanya ubutesi mu kazi mwana. Wamuhunganiwa wa muntu wavuze terega ni mugabanye ibyo mugira mukore. Kandi wasanga ari kwikina PlayStation sha. Ejo Melody baramubajije ariko noneho ariko ubundi Ben bikangiye nibarize Ben ubundi Pamela yaguhaye ibiki? Wasanga warangiza ukajya kwambara amawigi mwana kambara ibyayi ahubwo ko kantu we ukambara amawigi cyane byacitse umurizo. Ubundi ari akantu ntuza yavuze. Uzi ko kantu ukuntu byagenze ngo umuntu yari ari kubwira Chris Easy. Nyuma yo kubwira Chris Easy nawe araza uti ndagukarabye. Nawe akaraba Melody. Cyakoresheje business ndayikunda. Uyu bundi twagakwiye kuba dufite abantu nibura nk'abara bakora inkuru nk'aziri. Nkuko dufite creative industry nitujya tuza hano tukavuga ibintu bitagenda ku muhanzi nimukajye mwumva ko ari ukumwanga. So turimo turubaka ikindi kintu kuko uyu munsi nituba turi abantu b'inkoma amashyi umugani wa Sky 2 nkaza hano nkakomera Ben amashyi gusa cyangwa se Melody nkamukomera amashyi gusa ntabwo ntekereza ko nanone twaba turi kubaka. Oya icyo gihe wabona gusenya n'inzu ushaka kuyubaka. Ofate nge nkunda philosophy y'abongereza. Araza akakubwira ati rero iyi telefone yawe ni nziza ariko yiza kuba ari ndende. Ariko yabanje gushima bya bindi wakoze. So natwe rero tubanze dushime n'ibyo dufite ariko bitatubujije ko turi bunenge.
uyu munsi muri siporo impamvu bimwe na bimwe bigenda bikemuka nuko habamo kunenga kaza bati ibi ngibi simbyemera. Erega icyiza uzacyita icyiza n'ikibu cyita ikibi, ntuzasigirize. Ntabwo inka uzayita ihene, inka yo ntuzigera uyita ihene, n'ihene ntuzigera uyita inka. Niko bimeze. Yego. Israel Mbonyi nawe nabonye ari mu bantu bamamaza Skol. Ni inzoga ni ikinyobwa kidasindisha ariko gikorwa na Skol. Njyewe rero biriya mbifata nka business. Ubuse ntihari abantu bashobora gutekereza ko wenda kubera ko ari nk'ishusho ya rubanda cyangwa se ku idini nibyo nababwiye ngo Imana yaravuze ngo I gave you brain and you are expected to use it. Ni nko kuvuga ngo Imana yaduhaye ubwenge tubukoresha. So iyo brain ni uyifite ikaba itari butume ubona ibirayi, iyo ni brain nyabaki. Tuve mu mujyo uvuga ngo ni umurokore, none se ntakeneye kubaho. Akeneye kubaho, none se ibyo akora ntibimwinjiriza, wenda ntibimwinjiriza. None se kuba ya branding Skol ni ikibazo. None se ubundi ni gute wamamaza ibintu utanywa kandi ari ikinyobwa kidasindisha? Ahubwo uvuga ngo niba yari kwamamariza ikinyobwa cya Skol ntabwo bivuze ko anywa inzoga cyangwa yashaka kanazinywa. None se kunywa inzoga ni icyaha? Akanywa inzoga? Njye ntabwo nemera ko kunywa inzoga ari icyaha. Ntabwo bemera ko oya, biterwa n'imyizerere y'umuntu. Hari hamwe bemera ko kunywa inzoga ari nta kibazo, ahandi bakemera ko ari ikibazo bitewe n'uko wenda inzoga, nawe urabizi ko hari ahantu muri Bibiliya bavuga uti vino ni umukobanyi. Uzi se ikosa dufite cyane rikomeye cyane ni ubujiji dufite kubera amadini. Oya wenda abantu ntimuze kuzakunyumva nabi. Ubujiji dufite ndetse rimwe na rimwe bituma hari aho tudatera imbere. Ni ubujiji kubera nyine bw'amadini. Amadini yaraje aduma amaso. None mvuze ku kantu uranyibutse, ugasanga nk'umuntu arabyutse from Monday to Sunday, arabyutse ngagiye kanyara from Monday to Sunday, nyuma y'iminsi mike agataka ngo ubukene. Hari logique ntajya numva abantu bari kure ikiganiro baze kuza kumfasha. Ntabwo numva ukuntu ushobora kumara icyumweru mu cyumba cy'amasengesho ngo urimo urasengera akazi, ahubwo kugira ngo ujye gushaka akazi uzagaruke ushima Imana ko wabonye akazi, ahubwo ukaguma usaba akazi uhora ujya mu rusengero gusa. Oya nabona ibikosore n'ibikosore. Ngewe kuri Mbonyi rero, kuri ngewe nk'umuntu urebera ibintu muri business, Mbonyi haranisawa. Ahubwo ibaze nyine Mbonyi ari umugospel akarya inamba ba Bena ba Melody kandi ari umugospel, icyo kintu cyo mu gitekerezo.